ndi kureba uhagaze hano imbere ndabona ibintu bimeze neza cyane. Tekereza abantu bari i Kigali mu turere twose mu gihugu cyose ku isi yose, abantu bateraniye hamwe mu ijuru bahimbaza Imana bavuga ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. ijambo ry'Imana dusanga mu ivanjiri ya Yohani cyangwa se ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohani umutwe wa 11 mbere ku murongo wa 17 kugeze ku murongo wa 26. Mwabyibwiye murabyumva kandi murabibona, turi mu gitaramo gisoza icyumweru cy'ubumwe bw'abakristo muri uyu mwaka wa 2025. None kwa 26 Mutarama tugeze ku rusengero rwa EPR Rubengera ku cyicaro cyayo gikuru Presbyteri mu gitaramo gisoza icyumweru cyo gusabira ubumwe bw'abakristo cyatangiye kwa 19 kugeza kuri uyu munsi wa 26 Mutarama 2025. Iki gitaramo cyitabiriwe n'abakristo batandukanye barangajwe imbere n'abayobozi babo baherekejwe n'amakorari yakereye gususurutsa abasonzeye ubumwe bw'abemera nk'uko Padiri mukuru wa Paruwasi Gatolika ya Kibirizi yabigaragaje mu nyigisho yatanze, yibutsa indanga kwemera imuyobora mu buzima bwe bwa roho n'ubw'umubiri, hagamijwe guha bemera Kristo bose ishusho nyayo y'uwo bemeye ari we Yezu Kristo, no gusangira ukwemera kumwe byuzuye, bityo bagahabwa ubutumwa n'inshingano yo kumwamamaza byaba ngombwa bakamwitangira. Umurenge wa Rubengera mu karere ka Karongi ni umurenge muto utuwe n'abakristo basengera mu madini n'amatorero menshi atandukanye. Muri ayo twavuga Kiliziya Gatolika Paruwase Kibirizi, EPR Eglise Presbyterienne au Rwanda ifite paruwase zigera cyangwa zirenga enye muri uyu murenge, Eglise Methodiste Libre Paruwase Kibirizi, Association des Églises Pentecôte au Rwanda ADPR Paruwase Ruhengera, Restoration Church, Anglican, Zion Temple, Inkuru Nziza, AEBR Association des Églises Baptistes au Rwanda, CMR Centre Missionnaire Évangélique au Rwanda, Assemblée Chrétienne de Rubengera, Adventiste du 7e jour ifite paruwase zigera cyangwa zirenga ebyiri muri uyu murenge n'izindi. Muri iki gitaramo hari hitabiriye izi esheshatu za mbere
reka tubareke mwihera amatwi n'amaso. Ntimwibagirwe kandi gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro tubagezaho bijye bibageraho byihuse neza kandi vuba. Kora subscribe, uru ni rwa rubuga rubagezaho umunsi ku wundi ibiganiro n'ibikorwa byamamaza Kristo wazutse, rubagezaho kandi abatagatifu duhimbaza umunsi ku wundi kugira ngo batubere urugero, batubere akabando dushinjagiriraho, dushishikajwe no kwibanira n'umwami waducunguye. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turambuye amaboko yacu, turamushimiye no kuba tutaraguye, ngo tuve mu byo kwizera tugakomeza kuguhamya, tugakomeza kukwizera. Nabyo turabigushimiye, muri ibi byose Umwuka Wera aririmba mu imirimo wakoze Mana, ngo tuyikusanyirije hamwe. tugabanyeho gakeya, hanyuma turirimbira Imana. Turaza gusimbukira Imana, turacyafite umwanya wo gusimbukira Imana. Haleluya, haleluya. Ni wowe humure y'imitima ikwizera, 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 ni wowe humure y'imitima ikwizera. Akina zavuga imirimo yawe abanyamibabaro bishimye, zakuvuga bakumenye, zavuga imirimo yawe abanyamibabaro bishimye, zakuvuga bakumenye, zavuga imirimo yawe abanyamibabaro bishimye, zakuvuga 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 wewe bakumenye, zakuvuga wewe. Mu ndirimbo zo gushimisha Imana twese duhagurutse tugiye gutangira gahunda yacu turirimbira hamwe indirimbo ya 16 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Amara
turakunezerewe ko wabanye natwe mu materaniro yatambutse hanyuma ukaba uturarikiye kugaruka muri iki giterane. Turaza guhana ikaze tunagenda twibwirana. Imana itugirire neza. Haleluya. Namwe bihuta cyane kandi turaza gusaba amakorali kugira ngo akoreshe igihe gito kugira ngo tuze gutunga neza igihe cyacu. Buri korali nibura nyirenze iminota 5 gutambutsa ubutumwa bwayo kugira ngo tuze gucunguza uburyo umwete. Yes.
bakiri barimo hano mu rusengero badusuhuze mu izina rya Yesu. Na trompete twakire kandi korali y'abaja ba Kristo turi bufatanye baturutse hano muri paruwasi ya Rubengera nabo badusuhuze mu izina rya Yesu. Amina, murakoze cyane. Kandi twakire abandi bakristo barimo korali kuraza kwakirwa n'umuyobozi wacu ku rwego rw'umurenge, umuyobozi w'amatorero ku rwego rw'umurenge. Reka twakire abakristo bandi basanzwe batari abaririmbyi bitabiriye iki giterane bahaguruka aho bari hose mu matorero baturukamo ayo ariyo yose, bakavuga ko batari abaririmbyi kuko abaririmbyi bo baraza kwakirwa ku rwabo rwego. Reka abo bakristo badusuhuze mu izina rya Yesu Kristo. Abakristo mwaje guterana mwitabiriye iki gitaramo, mwakoze cyane. Natekereza ko n'abandi bari buze kuza. Reka sabe pastor mwanze mumumpera amashi menshi cyane. Murakoze cyane. Mbere ya byose tumaze kubashimira uburyo mwitabiriye. Pasiteri yatubwiraga yuko urusengero tutazarwuzura, ariko noneho ndamusaba rwagura, si byose agomba kurwagura cyane. Haleluya, muri abakozi b'Imana beza cyane. Dushimiye itorero EPR yatwakiriye. Ntabwo ari ubwa mbere, si ubwa kabiri dukoreye mu giterane kandi muza matorero. Ni amashimwe akomeye cyane kongera kandi kuba duhagaze hano. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ni kureba ukuntu dusa, turasa neza, turasa neza cyane. Ariko mu ijuru nimba ari uko tuzaba tumeze antuka. Ni kureba uhagaze hano imbere, ndabona ibintu bimeze neza cyane. Tekereza abantu bari i Kigali, mu turere twose, mu gihugu cyose, ku isi yose, abantu bateraniye hamwe mu ijuru bahimbaza Imana bavuga ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Bibiliya ijambo ry'Imana ngo abera bazahora bavuga ngo uruwera, ibinyabizima uruwera, 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 uruwera. Kandi ndatekereza yuko muri abo ngabo natwe tuzaba tubari. Uyu munsi ni umunsi tugiye gusoza igiterane. Igiterane tumaze iminsi dufite icyumweru cy'amasengesho y'ubumwe bw'abemera Kristo. Cyatangiye ku cyumweru, ubundi gitangira ku itariki 18 kigasozwa ku itariki 25. Abandi bagisoje ejo ku rwego rw'igihugu, ariko kubera ko twebwe twabonye cyatubera cyiza ni ukugitangira ku cyumweru ku itariki 19, hanyuma tukagisoza uyu munsi ku itariki 26. Kandi twabonye ibintu byari byiza ku cyumweru, uyu munsi ni akarusho cyane. Haleluya, ni akarusho gakomeye cyane ku bana b'Imana. Rero dufite insanganyamatsiko ivuga ngo ni igice cya 11 umurongo wa 26, ivuga ngo mbese ibyo murabyemera? Cyangwa mu yandi magambo yisomye muri icyo gitabo hari aho bavuga ngo mbese ibyo murabyizera? Tuvuge cyane ngo amena. Mu mutima wawe ubyibaze, nanjye nibaze niba twizera iryo jambo ry'Imana, icyo Imana ivuga, icyo Imana dushakaho, nimba tukizera. Rero niyo teme twari dufite cyangwa se insanganyamatsiko. Niba ubyemera ugomba kubyamamaza, ugomba kubirata, ugomba kubivuga. Naki ni ubumwe, ni ijambo ry'Imana dusaba yuko tugomba kugira ubumwe bw'abakristo, bw'abemera Imana kuko ari umwami n'umukiza wacu. Amen. Twigize cyane. Haleluya, amen. Kwari ukubagezaho insanganyamatsiko kugira ngo twese twateranye ubimenye, ubisome, nunagera mu rugo ukomeze ubitekerezeho. Nguko pasiteri yarabisabye, uyu munsi twateranye turi amatorero atandukanye. Amen. Rero n'abaririmbyi batandukanye, basengera ahantu batandukanye mu matorero cyane. Yeah.
Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Nitwa Habineza Emmanuel, umupasitori muri Eglise Methodiste Libre. Ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe n'abandi bapasitori babiri. Uyu nguyu nawe turakorana umurimo, uyu pastori Aroni. Ndi kumwe kandi n'undi uri gutozwa umurimo wa gipasitori nawe yitwa Micheline, nawe turafatanya umurimo hariya kuri paruwase ya Kibirizi ndetse na paruwase ya Kayenzi. Ubundi korali haguruke, abo twazanye bose abametodiste twazanye, aho bari hari abari hafi, hari abarimo hari hagati, aho muri mwese muhaguruke ubundi twamamaze Yesu. Amashimeshi cyane. Haleluya. 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 Yesu nashimwe cyane. Imana ibahe umugisha. Pasiteri arakoze cyane. Amina. Kansabe Padiri Daniel na Fratiri Thierry begere hano, ndetse na korali Amizero mwegere ejuru. Amashimeshi. Yesu warakoze we turanezerewe. Mukuru wa paruwase nshya ya Kibirizi, paruwase yaragijwe Bikira Mariya, umubyeyi ugira inama nziza. Aba rero ndi kumwe na Padiri mugenzi wanjye. Kristo Yesu akuzwe. Nitwa Daniel Nshimyumukiza, nkaba ndi umupadiri wungirije padiri mukuru wa paruwasi gatolika ya Kibirizi. Na murumuna wacu Fratiri nawe yabibwiye. Kristo Yesu akuzwe. Iteka ryose. Yesu ashimwe. Ahimazwe. Nitwa Fratiri Shema Thierry, nanjye ndi kwimenyereza umurimo w'ubupadiri. Kristo Yesu akuzwe. Murakoze kutwakira rero kandi twishimiye kubana nawe. Amashimeshi cyane. Reka tuzamure ukuboko duha Imana icyubahiro. Arakoze umusangiza w'amagambo. Nitwa Pasiteri Musabyimana Vincent, nkaba nyobora Presbyteri ya Rubengera. Ubwo rero ndashaka kugira ngo mbereke abashumba ba Presbyteriye, ariko hari n'undi mushumba dukorana cyane no mu Presbyteriye, akaba n'umubatista n'umwana w'Imana. Dufite n'undi mushumba nawe uva muri Indonesia, ubwo nawe umwanya numugeraho nawe turamubereka. Haleluya. Amina. Reka mbere na mbere mbereke bamwita uwungirije, yitwa vice moderator. Reka yigire imbere abibwire. Amashimeshi cyane. Urumve turagushima wa Mana we. Urumve turagushima wa Mana we. Amashyiga yawe. Amashyiga yawe. Amashyiga yawe. Nitwa Pasiteri Theogene Kaneza, nk'uko umuyobozi wanjye amaze kwivugana, umuyobozi wungirije Presbyteri ya Rubengera, ariko nkaba nyobora na paruwasi ya Nyarubuye. Ubwo se abantu baturutse Nyarubuye ntimwahaguruka bakaza kuduha amashyi? Amashyi menshi cyane. Arakoze cyane, muruhuke. Ahangaha rero twateraniye. Kwa Pasiteri Wizeye Marguerite, ndi kumwe na korali y'abaja ba Kristo, ariko harimo n'abakristo ba paruwasi ya Rubengera. Reka rero nabo aho bari bahaguruke batwakirire hamwe. Amashyi menshi. Imana ibagurisha cyane. Murakoze cyane. Avuze ko ari kumwe na korali y'abaja ba Kristo.
reka nsaba umuyobozi w'abaja wa Kristo yigire hejuru mu mumenye, harimo abatamuzi na visa hari yakiga hejuru. twongera amashyi menshi cyane bakozi b'Imana. Reka duhere rero ku musaza watubanjirije mu murimo arabibwira. Yesu nashimwe. Nitwa Elias Munyandamutsa, ndi umupasitori mu itorero ry'Ababatiste, ariko ndi mu kiruhuko cy'izabukuru. Nta nshingano nkiza mu itorero, ariko umuhamagaro we urakomeje. Yesu abahe umugisha. Amashyi. Kugira ngo twihutishe, uri mushumba agiye kujya bibwira na korari yihaguruke n'abakristo. Yesu ashimwe. Amina. Haleluya. Haleluya. Imana icyubahiro. Murakoze cyane. Nitwa Pasiteri Munyeshyaka Samuel, nyobora paruwase ya Rubona hari Kibirizi. Hanyuma korari yo ntayo dufite, ariko abakristo barahari, abahari nibahaguruke. Amashyi meza. Murakoze cyane. Haleluya. Nitwa Pastor Sri, Navamuri Indonesia, and I'm leader the English service IPR Rubenjera, Morakoze. Amashyi. Mani muhimugisha mwese cyane. Ayobora serivisi y'icyongereza n'iteraniro ry'icyongereza ku bacyumva ubwo aranabararitse. Yesu ashimwe cyane. Amina. Twa Pastor Ndagijimana Jean Paul, ndomoniye w'abaja ba Kristo, ndumva bigeze kubakira ngo nanjye ndabashubije. Amashyi menshi. Bashe duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Ngira ngo nazanye na korari Pastor Samuel Baziriha uyobora paruwasi ya Mataba, bahaguruka bakabakira n'abakristo bahari. Dufite n'undi mushumba nahereye kuba ariko ntabwo iri kure, reka abibwire. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Ndi Pasiteri Delphine Preperi Rwimbiri, niho nkorera umurimo. Mwakoze kunyakira. Amashyi menshi. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe. Kristo Yesu akuzwe. Nitwa Rutagora Alphonse, umubwiriza ubutumwa kw'itorero rya Gacaca, aba nungirije umushumba w'itorero rya Gacaca. ADPR. Amashyi menshi cyane. Reka dusabe n'abaririmbyi baje bamwerekeje muri ADPR, muhaguruke mwese kugira ngo tubakire n'amashyi menshi cyane. Imana ibahe imigisha myinshi, mwitare mugwe neza. Reka twakire umushumba nawe atwibwire. Haleluya. Haleluya. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Nitwa Pastor Nkurunziza Pierre Claver, ndi umushumba mu itorero Anglikani, Diocese ya Karongi, paruwasi ya Rubengera. Nanjye rero nagendanye n'umukristo umwe uhagarariye abandi ku rwego rw'abadamu. Reka tumuze abahaguruka nabo basuhuze. Uyu munsi ntabwo twabashije kugendana na korali, ariko niba hari abakristo babashije kugera hano nabo twabasaba bagahaguruka bakabasuhuza. Amashyi menshi cyane, Imana imumugisha. Tubakire mu izina rya Yesu. Muhaguruke namwe kugira ngo babakire n'amashyi menshi cyane, aho muri naho mwicaye tubakire n'amashyi menshi cyane.
Bakunda umwami Yesu, musaza
zidashira twabonye ukuboko kwawe tubonye imbaraga zawe ariko ntiwadutaye ntiwadusize twenyine ariko ntiwadutaye ntiwadusize twenyine twabonye ukuboko kwawe tubonye imbaraga zawe twabonye ukuboko kwawe tubonye imbaraga zawe ariko ntiwadutaye ntiwadusize twenyine ariko ntiwadutaye ntiwadusize twabonye ukuboko kwawe tubonye imbaraga zawe twabonye ukuboko kwawe tubonye imbaraga zawe zigashira uburwayi bwinshi ntiwadusize twenyine ubukene bwinshi ntiwadusize twenyine ubupfubyi bwinshi we ntiwadusize twenyine twabonye ukuboko kwawe tubonye imbaraga zawe twabonye ukuboko kwawe tubonye imbaraga zawe ariko ntiwadutaye ntiwadusize twenyine ariko ntiwadutaye ntiwadusize twenyine twabonye ukuboko kwawe tubonye imbaraga zawe twabonye ukuboko kwawe tubonye imbaraga zawe zigashira. Hallelujah! Amen. Muri
yohani cyangwa se ubutumwa bwiza bwanditswe na yohani umutwe wa 11 duhere ku murongo wa 17 tugeze ku murongo wa 26. Yesu agezeyo asanga Lazaro amaze iminsi ine mu mva. Kuva i Betaniya kugera i Yerusalemu hari nk'intera y'amasitani 15. Hari haje abayahudi benshi kwa Marita na Mariya kubahoza urupfu rwa musaza wabo. Marita yumvise ko Yesu aje ajya kumusanganira. Mariya we asigara imuhira. Marita abwira Yesu ati mwigisha, iyo uba hano musaza wanjye ntaba yarapfuye. Ariko n'ubu ngubu nzi ko icyo wasaba Imana cyose Imana yakiguha. Yesu ati musaza wawe azazuka. Marita aramusubiza ati nzi ko azazuka igihe kizuka umunsi w'imperuka. Yesu aramubwira ati nigezuka n'ubugingo, unyemera naho yaba yarapfuye azabaho. Byongeye umuntu wese uriho kandi akanyemera ntateze gupfa. Ibyo urabyemera? Bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Nishimiye yuko Imana yashatse ko ari jye tuganira kuri iri jambo baduhaye muri iki cyumweru cyo gusabira ubumwe bw'abemera Yesu Kristo. Muri iki cyumweru ndimo ntekereza icyo twasangira, nagize ibitekerezo byinshi. Umuntu wari uvuye kwiga Ubutaliyani naravuze ntahari wakicara akabategurira inyigisho ihambaye igaragaza iby'ukwemera, ariko bigeze aho Roho Mutagatifu Umwuka Wera arambwira ati ibyo sibyo byangombwa. Icyangombwa ni uko ubasangiza kwemera kwawe, nuko ubasangiza uko nawe wakiye Yesu Kristo, nuko mubana, bityo na buri wese akaba yabiheraho kugira ngo amenye uko abanira umukiza we. Yesu Kristo asuye uru rugo rwa Mariya, Marita, bafite musaza wabo umaze iminsi ine apfuye, baramushyinguye, bari mu gahinda, ntibumva ibyabaye. Ariko ntitwabatewe, ntitwabaseka, kuko urupfu twese ruradukangaranye, twese rudutera ubwoba. Bibutse igihugu kimwe ahari itotezwa ry'abemera Kristo, noneho ababatotezaga baza gusanga abantu bari mu rusengero basenga, maze umuntu wari ufite intwaro agamije kubagirira nabi aravuga ati harya ni mwebwe mushaka kujya mu ijuru? Ni mwebwe mushaka kujya mu ijuru ku buryo bwihuse ngo mboherezeyo muri aka kanya? Bose bareba hasi bagira ubwoba, nuko akana kari karimo karavuga kati cyakora pasiteri wacu niwe uhora utubwira ati igihugu cyacu si icyaha ku isi ahubwo ni mu ijuru, nimubare bimwoherezayo. Pasiteri nawe cyangwa se padiri aho yari ari ati hoya reka reka, yewe mwene Sebishyimbo ntabwo ari ushaka kujya mu ijuru vuba. Ntabwo ari uko yari yanze gusanga Imana, ahubwo ni uko atinya urupfu, kandi tujya tuvuga ngo aho gupfa none wapfeje.
urupfu ruradukangaranya. Yesu ahuye na Marita. Marita aramubwira ati, mwigisha, iyo uza kuba hano musaza wacu ntaba yarapfuye. Iyo uza kuba hano musaza wacu ntaba yarapfuye. Nasanze natwe hari igihe dutekereza nka Marita, ariko hakaba n'igihe twibagirwa ko Yesu Kristo wigize umuntu yaje gusangira natwe byose, usibye ikintu kimwe, usibye iki? Icyaha. Usibye icyaha, ibindi byose yabisangiye natwe. Naje gusanga rero hari igihe muri kwa kwemera kwacu, cyangwa se kwa kundi tubanye na Yesu cyangwa Yesu, hari ukuntu tujya duhitamo uduce tumwe na tumwe tw'ubuzima bwa Yesu, tukaba twumva ari two twakagombye kwigaragaza mu buzima bwacu. Tukishimira Yesu gukora ibitangaza, agatubura imigati abantu bakarya bagahaga. Tukishimira Yesu wakijije ababembe, wakijije abarwayi, ni byiza cyane. Ariko twagera aho Yesu Kristo agomba kubambwa ku musaraba, twagera aho tugomba guhura n'ububabare tugasa nawe, kugira ngo natwe tuzasangire nawe umutsindo tukababwa. Yesu akuzwe, Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Kristo isi hose ibyo baduteguriye kuzirikanaho kuri iyi nsanganyamatsiko, babaza bati, mbese nawe tekereza ukwemera kwacu, ukwemera kw'abayoboke ba Kristo, abemeye Yesu Kristo. Erega ubu ngubu twebwe turabo muri 2025, ariko si twe ba mbere bemeye Yesu Kristo. Hari abamwemeye ku ikubitiro akivuka, atangiye kwigisha, abapfira ku musaraba, azuka. Hari abamwemeye mbere yacu. Nasanze bashaka kutugarura ku nama nkuru yigeze kuba mu mwaka wa 325. Iyo nama ikabera ahitwa Niseya, hafi ya Constantinople, ubu ni muri Turukiya. Iyo nama ikaba ari nayo yagaragaje amahame y'ishingiro y'ibyo uwamenye Yesu Kristo aheraho yemera. Se muzi gukora imibare? Ubu tubaze 2025 tugakuramo 325, biri imyaka ingahe? Nabaze mbona biba imyaka 1700. Abo bateguye insanganyamatsiko y'iki cyumweru baravugaga bati, hashize imyaka 1700 abayoboke ba Kristo babonye icyo baheraho bemera, intanga kwemera. Cyakora muri 381 hari inama yabereye Constantinople, igira ikindi gito yongera ku ndanga kwemera yari yatanzwe aho ngaho muri iyo nama yo muri 325. Byanshishikaje cyane kuko hari igihe uhura n'umuntu ukamubaza uti, muvandimwe wemera iki? Ahita akubwira yihuse ati, jyewe nemera Imana. Ese Imana yihe? Nyine nemera Imana, wimbaza byinshi. Ariko wareba cyangwa se wakumva umujura ugiye kwiba, nawe akagenda asenga ngo iki? Mana umfashe ntibamfate. Naje gusanga kuvuga ngo wemera Imana gusa bidahagije, kuko hari ukuntu ushobora kwiremaremera Imana ihuje n'ubukirigitwa bwawe. Ahubwo uti, ubwo uriya muturanyi yanjujubije, ubwo Imana yanjye izagikubitisha imbubu.
tubwuriya muntu ambangamiye ati Imana izamporera, ukaba wakiremaremera Imana ihuje n'utwifuzo twawe duciriritse. Muri iyo nama rero hari, ntago nabisoma byose, ariko nujya kuvuga ngo wemera Imana, nawe iyo Mana ujye ubanza urebe niba ihuye nuko yatwigaragarije. Iyo Mana twemera ntabwo ari Imana y'abafilozofe, Imana abantu bakitekerereza bakayigenza uko bishakiye, ahubwo ni Imana yatwigaragarije. Amen. Haleluya. Ni Imana yatwigaragarije. Nufata Bibiliya yawe ukayisoma, idukorera ikintu gikomeye tutari gutinyuka kuyisaba. Iduha umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo, aradupfira. Abaja ba Kristo barakaririmbo batangije ngo ayo maraso ye, ayo maraso ya Kristo yagize akamaro. Siyora? Hari igihe tutari kuba turi hano, hari igihe tutari kumenyana, ariko kubera ayo maraso ya Kristo, dore twahuriye hano, dore turasingiza Imana twese twishimye. Iyo Mana rero twemera, Imana Data ushobora byose, waremye ijuru n'isi, ibiboneka n'ibitaboneka. Twemera na Yesu Kristo cyangwa Yesu Kristo, umwana w'ikirenge w'Imana. Mbere ya byose Imana yari isanzwe imubyaye, Imana ikomoka ku Mana, urumuri rukomoka ku rumuri, Imana nyakuri ikomoka ku Mana nyakuri. Yarabyawe ntiyaremwe, asangiye kamere na se, niwe byose bikesha kubaho. Icyatumye amanuka mu ijuru ni twebwe abantu, no kugira ngo dukire. Yasamwe ku bwa Roho Mutagatifu, abyarwa na Bikira Mariya, nuko aba umuntu. Yabambwe ku musaraba, ariko agirira ku ngoma ya Ponsiyo Pilato, niho yababaye, arapfa, maze arahambwa, nuko ku munsi wa gatatu arazuka, nk'uko byari byaranditswe, maze azamuka ajya mu ijuru, yicara iburyo bw'Imana Data. Haleluya. Nabisoma byose nkabirangiza, ariko aho ndashakaga gupinga ni aho ngaho uwo mwana w'Imana wigize umuntu, akababara kuko tubabara, akanapfa, ariko akaba yarazutse. Abwira Marita ati nigezuka n'ubugingo. Marita ntabwo ashobora guhita byumva, ariko ubu twebwe navuga ko dufite amahirwe aruta ya Marita, kuko noneho twebwe dufite aho duhera tubyumva. Yesu niwe zuka, ni nawe bugingo. Bityo rero kuba yarapfuye akazuka, natwe tukabiheraho twizera ubugingo bw'iteka azaha abamwemera. Hari amagambo dusanga mu ibaruwa ya mbere cyangwa se urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 15, mbere ku murongo wa 12, aho Pawulo adufasha kwizera izuka y'abapfuye cyangwa se kwizera ubugingo bw'ahazaza. Aragira ati ubwo hamamazwa ko Kristo yazutse mu bapfuye, bishoboka bite ko bamwe muri mwe bavuga ko abapfuye batazazuka? Niba abapfuye batazazuka, Kristo nawe ubwo ntiyazutse. Niba kandi Kristo atarazutse, ibyo twigisha nta shingiro, n'ukwemera kwanyu gufasha kubusa. Tukaba ndetse twaba abahamya b'inyoma b'Imana, ubwo twemeje ko yazuye Kristo kandi itaramuzuye. Niba ari byo ko abapfuye batazuka, koko niba abapfuye batazuka, na Kristo ubwo ntiyazutse. Kandi niba Kristo atarazutse, ukwemera kwanyu namanjwe, mukaba mukiri mu byaha byanyu. Bityo rero n'abapfuye bizeye Kristo barayoyotse. Niba kwizera Kristo kwacu kuhagarariye kuri ubu bugingo gusa, twaba dukwiye kubabarirwa bitambukije abandi bose.
oya kandi kristo yazutse koko mu bapfuye aba umuzuka mbere mu bapfuye bose. Aleluya. Yesu kristo yazutse mu bapfuye aba umuzuka mbere mu bapfuye bose. Kristo akuzwe. Ngaho aho dushingiye ukwemera kwacu nk'uko na Pawulo abivuga, kristo aramutse ataratumeneye ya maraso nk'uko babaja ba kristo babiririmbaga, yewe nta gaciro twaba dufite. Ariko yarayatumeneye, yaradupfiriye, ngibyo ibyishimo bidusabye imitima nk'uko no kuba duteraniye hano. Yesu wo kristo muramwemera? Mwemera ko ari we zuka n'ubugingo? Mwemera ko ari we bugingo bwanyu? Iyo Yohani avuga iyi nshinga kwemera cyangwa se kwizera, ntabwo gusa bigarukira mu kuvuga ngo ndemera ku rurimi gusa, ahubwo Yohani ni umuntu wari waracengewe n'urukundo. Uko kwemera uwo Yesu Kristo ntabwo ari ukumwemera gusa mu magambo, ahubwo bisaba no kumukunda kandi wigana uko nawe yagukunze. Bityo uvuga ngo aramwemera, uvuga ngo yemera ubwo bugingo bw'iteka Yesu Kristo yaturongeye, ntabwo ari ukubivuga gusa n'ururimi cyangwa se kubibyina kugisirimba, ahubwo ni no kubigaragaza mu rukundo. Dukunda Imana ariko ntibigarukiraho gusa, tugakunda n'abavandimwe bacu. Bya bindi Yohani yongera kuvuga ati ntukibeshye ko ukunda Imana utabonesha amaso, mu gihe udakunda mugenzi wawe ubonesha amaso. Aleluya. Yesu akuzwe. Yesu ashimwe. Ese namwe mukunda Yesu? Ese namwe mukunda abavandimwe banyu? Ese namwe mwakemera guhara byose, mwakemera no guhara ubuzima bwanyu kubera uwo Yesu? Ndagira ngo Pasiteri Emmanuel adusomere mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 4 ahere ku murongo wa 18 ageze ku wa 21. Ni igihe intumwa Petero na Yohani bari bamaze gukora igitangaza. Igice 4 igice cya 4 ku murongo wa 18. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 4 umurongo wa 18 tubageza 21. Umurongo wa 18 bongera kubahamagara barabategeka ngo bareke rwose kuvuga cyangwa kwigisha mu izina rya Yesu. Petero na Yohana barabasubiza bati, niba ari byiza imbere y'Imana kubumvira kuruta Imana nimuhitemo. Nuko kuko tutabasha kwiyumanganya ngo tureke kuvuga ibyo twabonye kandi twumvise. 21 nabo bongera kubakangisha barabarekura babuze uko babahana. Batinyaga abantu kuko bose bahimbarizaga Imana ibyabaye. Aleluya. Aleluya. Petero na Yohani igihe babakangaga bababwira bati nimuceceke, nimuhagarike ubutumwa mukora, baravuze bati ngaho namwe nimwihitiremo icyaba gikwiye ni iki? Kumvira Imana cyangwa kumvira abantu? Mwe mwakumvira nde? Niba mwakumvira Imana muzamura ikiganza muhe icyubahiro. Petero na Yohani bati rero mwabantu mwe ntidushobora
kwica tuzemera dupfire iyo mana. Gana ku musozo rero twese dukomeze duterane inkunga maze uwo mwami wacu watumeneye amaraso tumuheshe ikuzo, tumuheshe icyubahiro aho turi hose. Twebwe aho turi ari Kibirizi muri Kiliziya Gatolika, aho muri hano muri EPR, abari kuri ADPR, abari muri Methodiste, abari muri Restoration, buri wese ahari nahesha agaciro ayo maraso Yesu Kristo yatumeneye. Ngiye gusoreza kuri ya magambo dusanga mu Ivanjili ya Yohana umutwe wa 3 umurongo wa 16. Mana yakunze isi cyane bigeza ahitanga umwana wayo w'ikinege, igira ngo umwemera wese azacibwa ahubwo agire ubugingo bw'iteka. Umwemera wese njye nakongeraho umukunda agakunda n'abavandimwe be bose, kugira ngo nguwo azaronke ihirwe ry'iteka. Murakoze, murakarama, nimuhaguruke basabe umugisha. Yacu ni wowe mahoro yacu. Turagushimira ko uyu munsi waduhaye guhurira hamwe ngo tukwamamaze, ngo tuguheshe ikuzo, ngo tuguhimbaze. Turagushimira n'iri jambo duhaye, dufashe riduhindure, ritumare ubwoba, riduhe gutinyuka ibyadukangaranya byose bitubuza kwamamaza. Buri wese uraha umwambike imbaraga zawe, maze aze kuva hano ari umuhamya wawe, aguhesha ikuzo mu byo akora byose. Tubisabye ku bwa Kristo umwami wacu. Amen. Thank you.